ukajya wumva waguma wiririmbira, nta kintu wazagenda nyine nk'ibisanzwe. Bisanzwe murabizi ni ugupfa nyine bisanzwe ugasaza, cyangwa se nyine impanuka hanze ku muhanda, sibyo? Tugapfa tutabigizemo uruhare, kuko icyaha cyo cyatuzaniye urupfu turabizi. Rero ntabwo ndi busubire inyuma. Uyu munsi ni Sabato y'ubuzima. Twavuze ko ari ubuzima bwiza imbere n'inyuma, ariko twasanze hari indwara nyinshi zitwugarije zituma tutagira ubuzima bwiza, zituma tudaterana, zituma tutanezerwa, bimwe n'ibibazo ubwabyo. Kare twanabonye yuko ubirebye neza wasanga hafi ya, ndavuga hafi kuko wasanga hari ubizi neza ko wari muzima, hafi ya twese twifitiye akabazo ko mu mutwe. Utagafite afite amahirwe akomeye. Iyo turebye mu Rwanda, indwara twazi tuvuga ko indwara z'umutima ari zo nyinshi cyane, zo zica benshi, nazo zifite abarwayi benshi. Mugiye nka kuri bariya abaganga bakira abarwayi zitwita indwara zitandura, bagenda bafite amarandevu. Abanyeshuri, sorry ndi umwarimu, ubwo abanyeshuri nibo mvuga, nayo mvuze abanyeshuri kandi nshaka kuvuga abarwayi. Abarwayi baba bafite amarandevu kuwa mbere, abo kuwa kabiri, gutyo. Abenshi baba baje ku mivuduko y'amaraso, sibyo? Diabete. Abenshi ngira ngo aba kanseri sinzi niba nabo bagira randevu kwa muganga. Nyine urumva sinkorayo, njyayo njyanye n'abanyeshuri nkongera nkisubirira ku ishuri. Sinzi nimba n'aba kanseri bafite amarandevu ahoraho gutyo, ariko abo babiri bo bahorayo. Umuvuduko rero ubu uri hejuru ya +15 n'ibice 9 mu bantu bakuru, kandi bikavugwa ko mu 2025 ubu turi muri kangahe? Izi 15 n'ibice 9 byari ibya mbere ya 2025 muri 2018. Bakavuga ko kuri 2025 bizaba byiyongere bigeze ku 17 n'ibice 78. Kugeza ubu uko mugenda mubona ko ibintu bitagabanuka ahubwo bigende byiyongera, indwara ziyongera, ibibazo byiyongera. Iyi mibare, umubare munini w'ababana n'umuvuduko usanga batabizi. Aba nababizi, abenshi turi hano ariko ntago tubizi, kandi akenshi biterwa n'imirire itari myiza. Imirire itari myiza, kudakora imyitozo ngororamubiri, itabi ryinshi, inzoga nyinshi ndetse n'ibindi. Siko bimeze? Hano bafite club yitwa Rengera Ubuzima, nibyo? Ntabwo nari mbizi, nuko ntuye kure nanjye nari kuza. Ariko natwe hari iyo twatangije nuko itagira izina, ariko irahari ihoraho, buri dimanche turagenda. Ubu ngiye kugenda nize hano, nize ibintu bikomeye. Rengera Ubuzima n'undi wese ubishoboye yayijyamo, kuko buriya ikiyobyabwenge cya mbere twaririmbye, wongeye ukagira ikiyobyabwenge cyo kuba mu myitozo, byaba byiza. Ariko hari abayoberamo cyane, gasanga nabyo byateje ibindi bibazo. Stroke ni impamvu ya gatatu itera impfu, inyuma y'indwara nyinshi cyane mubona ziugarije, dushyizemo nyinshi muzi zose ziba muzi. Buriya abantu bapfa, stroke iza ku mwanya wa gatatu. Stroke ni muyizi? Hari amagambo tutazi mu Kinyarwanda, tuyiza ari stroke. Stroke buriya usanga abantu bafite imivuduko y'amaraso iri hejuru bagira igihe imitsi yo mu mutwe igaturika. Iyo ituritse rero hazamo kuva kw'amaraso mu mutwe. Ubwo se wava amaraso mu mutwe ukaba ukibasha kubaho nyine? Ntihandi nababwiye ngo wumva inkuba igukubise. Abantu bakora kwa muganga barabizi, ugahita waparariza uruhande rumwe, ugahita ugwa, ukaba utakibashije no kuvuga uko byagenze. Cyangwa se ugasanga nyine imitsi urumye ku buryo nta maraso nyine kibasha kuhanyura. Ibyo nibyo usanga stroke iza kubera izo mpamvu. Reka tuve ku ndwara zo ku mutima,
umva ntago ndimo nigisha nyine indwara, ndi kugira ngo turebe uburyo dufite indwara nyinshi, turebe uruhare twebwe tubifitemo, tuba ari rwo turwana narwo, sibyo? Iyindi twe twavuze kanseri. Tugiye nko kuri kanseri, twabonye ko abagabo, nibaza ko mwese mubizi ko abagabo benshi barwaye kanseri bafite za prostate, ariko hakurikiraho iz'igifu, hakurikiraho umwijima, amara. Uko mbivuze niko bigiye bikurikiranye ku bagabo n'ibihaha. Wagera ku bagore hakaza inkondo y'umura, hakazaho ibere, hakazaho igifu n'izindi. Nujya hariya i Kanombe aho bavura kanseri, nujya i Butaro uzasanga izo ndwara zihari. Gusa ntuzatangazwe no gusanga hari n'umugabo ufite kanseri y'ibere. Haza murumva, simbizi nimba na kera zarabagaho ariko ubu ziriho rwose, ugasanga nyine umugabo afite kanseri y'ibere. Ubwo rero nimwijya hariya ngo mwe ntago bibareba. Kandi kanseri no gusobanurira ikiyitera ntabwo bipfa koroha. Urebye mu Rwanda diyabete ihari mu 2011 hari miliyoni 360. Oya, aha ni ku isi yose 366 bari bafite diyabete. Bakavuga ko muri 2030 bazaba bageze kuri 552. Ikigaragara nuko umubare w'abandura diyabete ntugabanuka, ahubwo wenda kuyikontrola nibyo bigenda abantu bamenya. Noneho ntugire ingaruka nyinshi cyane za diyabete, ahubwo asanga unywa imiti iminsi iriyongereye, ariko abandura bariyongera. Se buriya ni ukubera iki? Bavuga ko mu Rwanda umuntu umwe mu bantu 6 ashobora kuba afite diyabete. Siko muri kumva nk'umubare w'abantu waba uri hano w'abafite diyabete, umwe muri 6. Tugiye nko mu isoko, tugiye nka Nyabugogo ni waba abantu benshi, kajya ubara 1 2 3 4 5 6, umwe 1 2. Ibyo bintu umva bidakomeye, abo ni abashakashatsi, ntabwo biba koko wavuga ngo ni 100% ibyo bavuze, ariko biba biri hafi aho. Tugiye kuri za ndwara zo mu mutwe, indwara zo ni nyinshi, nababwiye ko ari nyinshi. Hari n'izo tutazi bagerageza kuvura, ukabona umuntu arakiza akataha atarazi indwara. Ariko twisubirire mu zo mu mutwe. Impamvu zo mu mutwe rero ngenda zikunze cyane nuko twabonye ko hose byose ni mu mutwe. Siko dukunda kuvuga, byose ni mu mutwe. Niyo waba ufite iyo diyabete, twabonye ko bamuha muyifite biri ku kigero kimwe, wowe ugapfa uriya ntapfe, wowe ukiyakira uriya ntabishobore, ukandura indwara runaka, ugahita uva muri korari, ugahita uva mu rusengero, ugahita uva mu muryango, hashira ukwezi n'igice ugacaho. Siko bimera? Bose si hano. Undi we yamara kuyimenya ko yifite, akihutira kujya kwa muganga, bagapima, bakamubwira ibigera ariho, bakamubwira uko yitwara, yaba ari usenga akiragiza Imana, akegera Imana kurutaho, ugasanga nta n'ukeka ko arwaye. Ntibiriho siko tubibona? Twese uko tuba duhagaze ahangaha wasanga turi abarwayi, sibyo? Ariko ni mu mutwe, ni uburyo twakira ibibazo byacu, ni uburyo tubanye. Iyo umuntu abana n'Imana abatandukanye n'abantu bandi. Nge niko nabibonye. None wigize nk'amahirwe, hano nabonye amwe abaganga, nabonyemo n'abo nzi. Iyo ugize amahirwe ukaba umuganga, ukaba uzi n'Imana, uvura abarwayi neza. Nimba uri umuganga ukaba uhorana n'abarwayi, ukaba utabavura neza, wisubireho, kuko ubwo nawe ufite akabazo hehe, kuko ufite kumuvurisha iyo miti, ufite no kumwerekeza ku Mana, ufite no kumusengera. Wa muntu waje wihebye agataha yahindutse, sibyo? Tugira mu minsi yashize igihe HIV yazaga, yitwita sida, yaraje hazaho ibintu byo gukora kanseri nyine, twigisha abantu ngo kwiyakira. Ariko buriya hari uwakoraga kanseri n'ubundi umuntu yikoreye akagenda atiyakiriye, kubera ko arimo umubwira ngo ariko ubu nkawe ubundi ubu wanduye uti. Njye nabikozemo iminsi,
nk'ubu nkayo wanduye ute nta soni muri counseling muri babiri, ubwo si umuntu yaziyakira. Bisaba rero ngo natwe ubwacu tubanze tumenye neza umurimo wacu, kandi bikaba karusho iyo uzi Imana nyine, iyo uzi yuko imbere ya byose Imana. Izi ndwara zo mu mutwe ngo 20.5% bari babifite mu 2018. Imibare yo muri uyu mwaka ntago nayibonye, kandi ubu byabaye byinshi. Hari ahantu biti Iwawa, murahazi? Ntabwo nakomeje kubyitaho ngo ndebe neza nimba hitwa Iwawa bifatanye, nimba ari indanga ahantu ntago mbizi, hitwa ngo iki? Hitwa Wawa, ikaba ndanga ahantu. Mwabyumvise? Mwe mwari mubizi? Iwawa muzi abantu bajyayo? Murabazi? Nubwa mbere muhumvise Iwawa? Katureba abantu tuziranye Iwawa. Muhumva bavuga. Iwawa rero akenshi hari abantu baba bafashwe banywa ibiyobyabwenge. Siko bimerana? Ibiyobyabwenge ni byinshi, nanjye ntabwo mbizi. Sinzi nimba hari n'icyo nabona. Nabira bavuga ngo n'urumogi, numva wagira ngo ntarwoze, kandi numva ngo baranaruhinga naha. Ariko ibyo bigo byose biriho ngo bigorore abari muri ibyo bibazo. Siko bimeze? Ariko ndababwiza ukuri ko hano mu rusengero dushobora kugorora kurusha kujya Iwawa. Hano baratubwira ngo gukoresha ibiyobyabwenge mu Rwanda bigenda byiyongera cyane mu rubyiruko. Mu mwaka wa 2023 bakoreshaga ibiyobyabwenge mu Rwanda bageraga kuri 28.5%. Kandi ibi biyobyabwenge abana babinywa guhera ku myaka 11. Umwana w'imyaka 11 bari mu wa 6 primaire cyangwa mu wa 5. Reka tuvuge ngo n'umwana uri muri primaire abasha kunywa ikiyobyabwenge. Ese ubwo abayagikuye? Ese ubwo biba byagenze gute? Icyo ni ikibazo nanjye nibajije, ese ubwo biterwa n'iki? Niki kiba cyateye ibyo bintu? Ibi byose tumaze kuvuga biterwa n'iki? Reka tuvuge duhereye kuri ibi biyobyabwenge. Iyo dusomye mu migani, ndihuta kugira ngo dusubire ku kiyobyabwenge cyacu. Mwe ntago mwahisemo icyo kuririmba? Ni bande tukiri kumwe? Ndagira ngo nihute dusubire ku kiyobyabwenge cyacu twahisemo uyu munsi. Imigani 22:6 ni umurongo benshi bazi, ni umurongo abana bazi. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Twabonye ko ibiyobyabwenge akenshi biri mu bana, biri mu rubyiruko, nubwo n'abakuze bahari babikoresha, ariko ahanini biri mu rubyiruko. Iri somo riratwereka ko tukwiye kumenyereza abana bacu inzira bakwiye kunyuramo. Nko mu itorero ryacu tugira icyiciro cy'abana, tugira icyiciro cya jiya, tugira mifemo, tukagira junior, tukagira n'abakuze. Uyu mwana n'umuzana kivuka agakurira hano akiga mu bana. Arantu twarimo twigira hariya, umwarimu arimo abwira abana usubira gusakuza ku isabato azajya apfukama. Waza wambaye umweru uzajya upfukama. Ndimo mwumva, sinzi nimba ari hari. Umwana akamenyerezwa yuko no mu rusengero badasakuza. Mwarimu uzi ko ku ishuri badasakuza, ariko mu rusengero bakavuga bagasakuza bakanarya, ugasanga murabibona ibyo. Ukamumenyereza ko mu rusengero akwiye kuhaba, akinjira mu byiciro byaje uhereye kuri cya cyiciro cyo hasi cya adventure. Uriya mwana akazamuka atyo azagera aho amera gutya ajya mu biyobyabwenge afite ibyazi. Ndabeshya se? Pourcentage nyinshi niza batazabijyamo. Naramuka nagiyeyo azagaruka.
nicyo cyizere turi gukura hano. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Hano hari impamvu zitandukanye zituma urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge, zishingiye ku mibereho. Hari izishingiye ku mibereho, imitekerereze, imiryango ndetse n'aho barizwa. Ibyo bintu byagiye bigarukwaho n'abantu benshi banditse ibitabo. Muri izo mpamvu rero, impamvu ya mbere na mbere ituma abantu bajya aba bana urubyiruko ni ibibazo byo mu miryango. Mu miryango, muri aka kanya ndabizi ko hano turi kumwe n'imiryango, ugasanga ababyeyi badaha umwanya abana babo, cyane cyane nk'i Kigali. Hano i Kigali umubyeyi niyo afite amahirwe yo kuba arimo akorera i Kigali, arazinduka gataha nijoro, kazinduka gataha nijoro, cyangwa se agazinduka kabanza akajya kwiga, ugasanga icyumweru kirarangiye atararabukwa abana. Bijya bibahora? Bitaba ibyo, kazinduka akajya i Karongi, akubita y'icyumweru, abana yarabasigiye wenda se ise nawe uri muri bizinesi. Ibyo bintu se siko bimeze? None se ubundi ubwo abo bana nyine umva badahuye n'ibibazo? Abantu benshi bari muri ibyo bibazo, ugasanga umubyeyi ntabasha gukurikirana uburere bw'abana be, amakimbirane yo mu miryango, cyangwa kubura urukundo n'uburere bukwiye, bigatuma urubyiruko rwahungira ibibazo byarwo mu biyobyabwenge. Iki ni ikibazo ushobora kubwira n'ababyeyi n'ubu twicaye ahanga nyine akakubwira ati none se ko nashatse akazi nkakabona i Nyamasheke, uragira ngo mbigenze? Hari njyeweho nigisha ni Karongi, abazi ku Mugonero niho nibere. Noneho tukagira abanyeshuri usanga atari nabo ku Mugonero, nabo baturutse i Kigali, baturuka i Kigali bakaza ku Mugonero, abandi bagaturuka mu majyepfo gutyo. Ugasanga rero muri iyi minsi leta yaduha abanyeshuri benshi bakaza kwiga. Umwe rero yarambwiye ati nabonye ishuri ndimo ndiga barandihira, ariko nasize abana mu rugo, none ubu biri kunyobera ahantu ko ari kure ntarimo mbasha gusanga abana, nzabigenza gute? Ubwo se njye mfite igisubizo? Ntanjye ntacyo mfite. Abana nyine ni batoya, yabasigiye papa wabo nawe uri muri shuguri z'isi. Ariko buriya iyo tugumye dusoma dusanga mirerere y'abana ari mama wabo kenshi, cyane cyane iyo bakiri hasi. Nta kindi kintu wamusubiza nyine uramubwira uti Imana ikujya imbere. Hari igihe Imana imujya imbere ikamugira inama bigakunda, cyangwa se akavuga ati ni imyaka 4 reka nihangane iyi ngiyi 4, cyangwa akavuga ati nzasenga. Mbese ntabwo wamenya igisubizo cyabo, ariko tubimenye yuko bimwe mu bituma urubyiruko rujya mu biyobyabwenge, twebwe ababyeyi nta mwanya duha abana. Ushobora kuba nta n'ikintu na kimwe unakora, unirirwa no mu rugo kandi no muri ntutanga umwanya. Ndabeshyara? Nk'ubu ngubu iyo ufunguye za televiziyo zirafunguye umunsi wose, ushobora kuva hamwe ukajya ahandi, ukava hamwe ukajya ahandi, telefone, YouTube, ugasanga umuntu yiriwe gutyo, WhatsApp, bavugana na bariya, bikarangira n'ubundi babana ntacyo muvuganye. Ndabeshya se? Ni twebwe bo gushaka umwanya wo kuganiriza abana bacu, kugira inshuti mbi. Urubyiruko rukunze kujya mu matsinda y'inshuti zishishikariza abandi kunywa cyangwa gukoresha ibiyobyabwenge, cyane cyane mu rwego rwo kwinezeza. Abana baragoye, abana bo muri iyi minsi baragoye, si mu migi gusa no mu byaro na hehe. Ugasanga nyine umuntu yagize inshuti mbi. Muribuka mu Kinyarwanda bavuga ngo ntawe uzirika ihene nziza, siko bavugara? Ihene mbi ku nziza cyangwa inziza ku mbi? Ngira ngo ninzi haba hari imbi iri hariya, ugafata iyawe nziza ukajya kuyizirika hafi yayo. Hanyuma rero akenshi ingeso mbi zandura cyane kurusha inziza. Hari igihe wibeshya ngo yango ntago bazanyanduza, ngo nanjye nzabigisha ibyiza. Kwiga ibintu byiza biragora kubi kurusha kwiga ibibi. Abana bacu reke tubasengere, dufate umwanya wo kubasengera,
nk'ababyeyi dufata umwanya wo kuganira nabo. Ibitabo byinshi biravuga ngo tube inshuti z'abana bacu. Ibi bintu hari nk'ubu ngubu turabyigishwa nyine barabitubwira, ariko mu bihe byashize wabonaga nyine ababyeyi bari ukwabo, abana bari ukwabo, kwako nta biyobya byinshi byari bihari, ugasanga nyine abana bagenda mu nzira nziza. Uyu munsi biruzuye. Wowe ushobora kuba ntabyo ufite mu rugo iwawe, ariko umuturanyi arabifite. Ushobora kuba iwawe ubona abana bawe nta namwe bakura, n'umukozi wawe ari umwana mwiza, ariko umuturanyi afite abameze batyo. Nuko bireba neza. Ikindi gishora uru rubyiruko mu biyobyabwenge ni ubushomeri n'ubukene. Si bo bonyine, natwe twese iyo byabaye, iyo inzara yateye, iyo amafaranga yabuze, mwahoze mwumva amafaranga hano. Amafaranga iyo yabuze usanga umuntu atangira gutekereza cyane, kumva wagira ngo no kwiba wajyayo. Cyane cyane nk'abagabo, ubundi bo bumva bagombye kuba ari abantu b'abakire mu bwenge bwabo. Abagabo bazima aba yumva agomba kuba afite amafaranga. Iyo yayabuze ararwara, atari ukurwara usanga nyine uyoberwa hakuye ayo kunywera. Ariko buriya abanywi b'inzoga ni beza cyane, barakugurira. Ubu bukene rero n'ubushomeri mureke tubihe Imana yo mu ijuru, iba ariyo itugenga. Ibi byose turi kuvuga ntabwo nyine tubasha kubyikemurira, ariko iyo ubishyize mu biganza by'Imana igufungurira inzira utaruzi aho iri buturuke. Barahari benshi nabo babitangira ubuhamya. Uru rubyiruko hariho n'igihe baba bashaka kwigana nyine abandi, sezana numva ubundi ukuntu bimeze nko muri segonderi, muri za interina, sana numve. Abandi rero bikaba barimo babibona mu buryo bworoshye cyane. Ndashaka gusoma amagambo ari iby'ibiyobyabwenge nabirangije. Impamvu ni izo ngizo, kandi twabonye umuti. Twawubonye umuti ni ukuyobereza ubwenge ku Mana, kuko ni nayo muyobozi wayo, niyo mubumbyi wacu. Mureke ubwenge bwacu tubuyobereze ku Mana. Twige ijambo ry'Imana, dusenge, turirimbe, izatwereka inzira dukwiriye kunyuramo muri bya bibazo byinshi dufite bitandukanye. Umuntu yigeze kumbwira ngo we mbese yarandebye arambwira ngo mbona ndi umukire cyane. Ngo ese nawe ufite ibibazo? Ngo nyemba mbona uri umukire cyane. Ese umukire cyane se numeze gute? Umuntu nyine udafite ibintu by'ibibazo by'amafaranga. Nuko ndamubwira ni Imana ni nziza cyane kuba nyine ubasha kundeba ugahita ubu nyine wowe urandeba ukabona byose byarakemutse. Ati yego. Mumva Imana atari nziza ra? None se amafaranga uyarebera mu maso y'umuntu? Ariko buriya nahoze ndeba korali ziri kuririmba zinezerewe, ntabwo nabashaye kureba abantu. Kunezerwa ni ibintu byiza cyane. Ntushobora kubura umuntu unezerewe ngo hanyuma nguze kugira n'umwanya wo kwigunga. Se mujya mwumva abantu bavuga ngo arwaye ngo depression, bayita ngo ikira, ngo agahinda kadashira. Nagadashira, agahinda gakabije. Ibyo bintu mujya mubyumva, ngo afite ngo agahinda gakabije, akagenda akaba mu bitaro ngo afite agahinda gakabije. Nibyo shaka kuba yaragize rwose ikibazo kikamugora kugeza ubwo. Ariko buriya nuko umuntu aba yagihaye umwanya munini, ukakibika kikagenda kikagera aho kikubika, bikarangira nyine ufite agahinda gakabije. Ariko uje kuri Yesu agahinda gakabije gashira uwo mwanya. Ese nitwe noneho twebwe rero mureke dufashe bari abantu, dufashe bari abantu bafite agahinda gakabije, bari mu bintu by'ibibazo. Turabazi, turasengana, sibyo? Turabazi, turasengana, abandi turaririmbana. Sanga muri korali mufitemo umuntu uhora acecetse, murabizi ko afite ibibazo, murabizi ko nta kazi, murabizi murimo murasa amafaranga yo gusohora indirimbo, murabibona ko nta kintu akora. Ariko suriya we azatanga ryari? Ariko akaba umuzigo wa korali aho kugira ngo mumusange ahubwo mukamuvuga.
nanjye ndaririmba. Ugasanga twamuvuze aho kugira ngo dusange umuntu tumwiyegereze turebe ikibazo afite, umwe muri twebwe ufite ubushobozi amuhe n'akazi wenda, ahubwo kuki uriya wadatanga. Ariko ubundi buriya azashobora iyi korari, ku ikorari dufite gahunda yo gusohora indirimbo buri mezi 4, ko buri muntu azajya asabwa amafaranga, buriya mubona azabishobora. Kandi ikorari yari umuti kuri we. Ibyo bintu se ntibibaho no mu itorero. Aha muri Matayo 5:13-14 bavuga ngo turi umucyo w'isi, turi umunyu w'isi. Se nibyo? Ndi umunyu koko cyangwa ndi umucyo? Nibyo isi tuba turi kuvuga wenda bo hanze. Ese twabaye umucyo no kuri bagenzi bacu duhagararanye, ko byagabanya za ndwara zo mu mutwe. Sibyo ra? Harabo tukiri kumwe bakiri kunyumva. Mureke tube umucyo wa bagenzi bacu turi kumwe hafi aho, bizoroha no kugera kubo hakurya. Mwese ko mubyumva? Ndagira ngo nsubiye inyuma ku ndwara za diyabete n'umutima, basomere hano mu gitabo cy'imirire. Hari igice kivuga ngo kunanirwa kwitegeka nicyo cyaha cya mbere. Kunanirwa kwitegeka. Aravuga ngo Adamu na Eva muri Edeni bari bafite igihagararo cyiza. Mutega amatwi, ndabibasabye mutega amatwi mwumve. Adamu na Eva bari bafite igihagararo cyiza kandi batunganye mu buryo bwose no mu buranga. Nta cyaha bagiraga kandi bari bafite ubuzima butunganye. Mbega ukuntu bari bahabanye kure n'ikiremwa muntu kiriho muri iki gihe. Nta buzima butunganye bukiriho, aho tureba hose tuhabona uburwayi, ubusembwa n'ubugoryi. Nibajije impamvu itera ukuguhenebera gukomeye, maze nsubizwa amaso muri Edeni. Ellen White wabivugaga. Eva umugore w'uburanga yashutswe n'inzoka kurya ku mbuto z'igiti rukumbi Imana yabo bujije, ndetse no kugikoraho babirengaho bagapfa. Eva yari afite ibintu byose bituma anezerwa. Yari akijijwe n'ibiti by'imbuto z'amoko yose, nyamara yishimira igiti cy'imbuto zabuzanijwe kurenza imbuto z'ibindi biti byose byari mu busitani yabashaga kurya uko yishakiye. Muri Edeni hari ibiti byinshi, niko dusoma. Abuzwa igiti kimwe, ariko aba ari cyo ajya kurya. Ntiyirindaga mu byifuzo bye, yarariye, maze kubw'imbaraga ze ahaho n'umugabo we ararya, maze umuvumo urabokama. Isi nayo yaravumwe bitewe n'icyaha cyabo. Kuva kuri icyo gicumuro cyabo, ukutirinda k'uburyo hafi ya bwose kwahise kubaho. Irari ryabaye umutegetsi w'umutimanama. Ubu twagezweho twebwe. Twavuye kwa Eva turiho twebwe. Irari ryabaye umutegetsi w'umutimanama. Umuryango muntu wakurikiye iyo nzira yo kutumvira, maze kimwe na Eva ugushwa mu gishuko na Satani cyo kutita ku by'Imana yabuzanyije. Abantu bakagerageza kwinezeza bibwira ko ingaruka zidateye ubwoba nk'uko babitekereza. Umuryango muntu wagomeye amategeko agenga ubuzima, maze bageza aho bakabya mu bintu hafi ya byose. Indwara zarushijeho kwiyongera, impamvu zagiye zibyara ingaruka. Rero nari ndimo mvuga nti ese buriya ni ukubera iki? Murabibona ko ari icyaha. Ni icyaha cyabiteye. Eva wari uri muri Edeni, wari wabonye ubwiza bw'icyo gihe, aracumura. Twebwe rero iyo tuvutse turaza tugasanga ni ibyaha nyine gusa. Iyo ugize amahirwe ukavukira mu muryango wa Gikristo bagutoza gusenga, ndashima Imana ko aho duhagaze aha ngaha turi mu rusengero. Twebwe rero tubashije kumenya yuko burya ibi bintu ari ingaruka z'icyaha. Ese turacyakora ibyaha? Twe dukora ibyaha? Turi abanyabyaha. Niyo mpamvu ugira utyo ukabona urarwaye kandi nta n'icyo wanakoze. Nibyara ukagira utyo ukabona urarwaye kandi nta n'icyo wanakoze. Ubundi baravuga ngo kanumve nko mivuduko y'amaraso, kurya inyama cyane, kurya ibintu bese ibintu by'ibinure byinshi. Hano barabivuga ibintu byinshi. Imirire hano barayivugaho cyane, uko kuntu turya
usanga abantu barya ibiryo byinshi cyane mu gitondo, bakarya ibindi saa sita, ibintu by'imirire ugasanga wabihaye agaciro cyane, wibagiwe ko igifu nacyo kigomba kuruhuka. Wavaho aho ngaho ukajya no mu biyobyabwenge. Ibyo bintu nibyo hano ari kutubwira ngo irari ryacu, ntabwo tuzi kwikontorora, ntabwo tuzi kuvuga tuti iki ndakiretse mfashe iki, ntabwo tuzi kuyoborwa n'Imana. Reka mba ariko mvuga ibi rero njye biduteza uburwayi bwinshi. Ahanini mu Bakorinto igice cya mbere, urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 12 haravuga ngo byose ndabyemererwa, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Pawulo niwe wandikiye Abakorinto, kandi aya magambo nibaze ko natwe tuyumva. Ushatse kurya ingurube nta wagufata, ushatse kuva ku bintu byose ukajya urya umuceri gusa nta wakubuza, sibyo se? Icyo washaka wagikora ko nta wakubuza, ariko se ni ikihe kigufitiye umumaro? Bakunda kutwigisha turya imbuto, turya imboga, tunywa amazi menshi, bakabitubwira, ariko ugasanga umuntu nyine we ntabwo abyitayeho. Yarwara akaba aribwo atangira kubyitaho. Se n'urwara nibwo uzarya noneho ukibwa kuvura? Ntibishoboka. Mu gitabo cy'inama z'itorero bavuga ngo udashidikanya yuko Kristo agiye kugaruka vuba. Ntubishidikanyeho. Kuri twe ibyo si umugani, ahubwo ni ukuri. Bahoze banabiririmba. Ubwo azaza ntazazanwa no kutwezaho ibyaha byacu no gukura amafuti mu ngeso zacu, cyangwa kudukiza indwara yo mu ngeso n'imico byacu. Niba uwo murimo ari uwo dukwiriye gukora twese, ukwiye gukorwa mbere y'icyo gihe. Ibi ngibi twita ngo gukura ibyaha muri twebwe, kwirinda ingeso mbi, tubikore ubu, kuko Yesu naza ntabwo azabaje kubidukuramo, ahubwo azabaje kutujyana mu bwami bwo mu ijuru. Azatwarayo abazaba bera, abazaba barabayeho ubuzima babweguriye Imana. Reka nsoreze ku isomo ryo mu Baheburayo 13 umurongo wa 20 na 21. Nyuma y'amagambo yose tumaze kuvuga, tumaze kubona yuko Imana yacu ariyo murengezi wacu, babiririmbye kenshi. Nyuma yo gucumura Imana izadukiza, ariko izakiza uwayisanze. Nitwirangaraho ntabwo tuzakira. Ibyo twabibonye. Abaheburayo 13:20 na 21 haravuga ngo nuko Imana nyiramahoro yuzuye Abaheburayo 13 ndebe neza. Nuko Imana nyiramahoro yazuye umutahiza w'intama ari we mwami wacu Yesu, imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose, ibatunganye rwose mu byiza byose, kugira ngo mukore ibyo ishaka, ikorere muri mwe ibishimwa imbere yayo ku bwa Yesu Kristo, icyubahiro kibike iteka ryose. Amen. Iteka bane namwe, kandi akomeze kuduha ubuzima bwiza.